muraho ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe wahisemo kwicara itabaza kano kanya. Ndizera ko umeze neza kandi ukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Njye ugusuhuza nitwa Sami Celeste. Imikono y'abantu 1000 bashyigikiye idini runaka ko ritangira mu gace akanaka miliyoni 2 yo kwandikisha iryo dini n'ibihano bya miliyoni 5. Muri rusange amabwiriza mashya agenga amadini n'amatorero mu Rwanda, iyo nkuru ikomeje kuza ku ruhembe rw'imbere mu nkuru zishingiye ku myemerere mu gihugu cy'u Rwanda. Leta irashaka kugenzura umutungo w'amadini kubera iki? Icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko harimo ikitumvishwe neza muri iyi ngingo. Iyi ngingo ikigamije harimo icyo kintu cyo gukorera ahabona transparency ikigamije, ariko kubera impamvu nyinshi. Hari impamvu ya mbere vuga ko ari igenda n'umuturage, ni amafaranga yanyu muba mwatanze. Ndabizi ko ubu ngubu ndi kuvuga mwese amenshi muri mwebwe mufitemo insengero ziri kubabwira ko mugomba gutura bakubaka. Buri cyumweru mutanga amafaranga. Amafaranga ajyahe? Niki kibizeza yuko ari bwubake iryo rusengero? Niki kibizeza yuko urwo rusengero niba rwubaka rwanditse kuri iryo torero ritanditse kuri pasiteri we bwite? Kuko niko bigenda. Abantu bagatura ntumenya ngo amafaranga avuye he ajyahe. Iki kintu nicyo kugira ngo tumenye ngo niyo wabona tuye no kugabanya amafaranga agenda mu ntoki cash. Niba mwayabonye nk'itorero murayashyira he? Murayashyira muri konte, no kugira ngo tugire izo torero zifite konte muri banki. Murayashyira muri konte mwerekane n'ahaturuka. Hari no kugira ngo tushishikarize abantu kugenda bakoresha digital transactions zishobora kuba traced nka Momo nayo ni traceability issue, kugira ngo tubanze tubone amafaranga haturuka. Ubwo ni icyambere, ni ukurengera izo nyungu z'abari gutanga amafaranga. Tumenye ngo amafaranga yabaturutsemo agiye he, ni arabikwa he. Twasanze hari amatorero twasanze adafite konte, kandi ntabura gufata amaturo buri cyumweru cyangwa buri gihe cyose bateranye. Nta konte afite, ayabika he, ayakoresha. Hari abasenga ku ijuma kwa gatanu, abasenga ku isabato, hari abasenga no mu yindi minsi no ku cyumweru. Ni example rusange. Ariko ayo mafaranga ntumenya hagiye, ntago bayajyanye muri konte. Nimba najyanye muri konte, ntago yajyanye muri konte yitorero, kuko itorero ntabwo. Dr. Doris, gutura ufashije Momo nuva ari byo mushishikariza abantu cyangwa kuri bank, byabuze urya amafaranga kuyarya? Ikiza cyabyo bigabanya icyo kibazo, byongera iki kibazo cya transparency. Niba amafaranga wayafashe ukayakorera konte ukayashyira kuri banki, icyo gihe nibaza kugukorera ya audit ikorwa buri mwaka bizagaragara icyo yakoreshejwe. Kuyahisha ntago byoroshye. Ariko ukiraho haranavugwa ko nk'ugiye gutangira umuryango bushya agomba kugira imikono 200,000. Nabonye baruta babe amashyaka ya politiki. Ishami 200,000 biti. Ni igihumbi nako 1000 birenga. Uwo mubare no kugira ngo werekane yuko community izi kuje kandi ugiye kuyigirira akamaro. Nk'abantu niba ufite abantu 1000 bashyigikiye kugiye kuza, bakavuga ati nta kibazo ngwino winstare, ngwino, ntago bivuze ngo basabwe kuba ari abanyamuryango b'iryo torero, ariko ari abantu bavuga ati natwe tuzatukurebera ko tugirira akamaro. No kugira ngo tunakumire ba bantu bashyiramo amaeglise menshi, ugasanga nko mu gace kamwe hari yashyizemo amaeglise ye nka 5, nta vuriro na rimwe ari yahashyira, nta bikorwa, nta kwishyurira mitiweli abaturage. Icyo gihe abaturage nabo bazaba bakurebera, baba nk'ijisho rikurebera kuvuga ati se ko twagusinyiye nguze utumariye iki? Ariko Kagame kanunganire RGB, kuko impamvu ugomba kubigarukaho nka ministre ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu. Ayo mabwiriza anavuga nyine umugambi w'ibikorwa by'amajyambere ujyana muri ako karere ugiyemo, none abaturage kugusinyira. Unadusobanurire uwo muntu azajya asinyisha binyuze mu zihe nzira? Ese azagenda wenyine? Inzego za leta zaba ziri kumwe nawe? Yego, urakoze. Reka maze mvuga yuko uko niba hari n'abayabonye bakaba kuyasobanura uko babishaka, nuko babishaka nyine. Ariko ndagira ngo amabwiriza babwire ko yakozwe kuri consultations n'abanyamadini. Abanyamadini bibumbiye muri RIC, abo bose amabwiriza barayabonye kandi batanze ibitekerezo.
ikindi ni uko aya mabwiriza nanone yatanzwe ibitekerezo na institution zitandukanye zikorwaho n'umunyarwanda, aho umunyarwanda yaba ubutegetsi bw'igihugu, yaba minijiste, yaba ribu n'abandi bose bumva yuko bafite mu nshingano zabo kurengera inyungu z'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari amabwiriza yashyizweho na RGB, ahubwo ni amabwiriza yumvikanyweho n'izo nzego ndetse na RIC. Keka ariko navuga ko ari ay'umuyobozi wa RGB na ya Doris. Yego, urakoze cyane. Ni uko nyine ari urwego rw'igihugu rushinzwe igenzura ruhagarariye izo nzego zose, ariko ubundi ntabwo ari amabwiriza ya Doris, ni amabwiriza ya RGB, ni amabwiriza yumvikanyweho n'izo nzego zose. Ikindi warubajije ni icyerekeranye nuko wenda abantu basabwa abantu nibura igihumbi n'uburyo bikurikiranwa wenda mu turere n'umujyi wa Kigali. Ku bwacu nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu nzego z'ibanze iri tegeko riraturengera cyane. Riturengera kubera iki? Ibarengera mwe nk'abayobozi cyangwa rirengera umuturage, ariko natwe rikadufasha kubana n'abaturage bacu. Ese reka muwamuteganya ko abo banyamadini bemeranya kuri ibi bitekerezo byose, cyangwa ari mwagera mukavuga muti okay nubwo tutabyemeranya ariko twe turareba inyungu z'abanyarwanda bose nubwo tutari leta ishingiye ku ibyo uvuze bya nyuma n'ibyo byo. Ese abantu turi gukorera aya mabwiriza, twagomba no kwibaza abantu turi gukorera amabwiriza, hari ikibazo cyari kiri mu yandi mabwiriza yari ahari? Igisubizo ni yego. Ni nayo mpamvu dushaka kugira ngo tuyaharmonize, sibyo? Muri aya mabwiriza kuba twaraganiriye yaba n'uyu mubare wavuze igihumbi imikono, ntabwo ari imikono by the way, ni abantu igihumbi mbese, ariko bashyiraho indangamuntu zabo bakanasinya niko ingingo ivuga. Of course, kuko niba bemeye ko abanyamuryango b'iryo torero cy'abakirisitu. Ariko ko ari abanyamuryango cyangwa bishobora no kuba ari n'abandi bashyigikiye ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Doris, abo ngabo igihumbi, byaba byose igihumbi, nibo ntabwo ari bazabazana abanyaburaya, sibyo? Bazane abaganda, ahubwo bagomba kuba ari abanyarwanda. Ubundi bazabakuraho abo bantu, ni muri uwo mudugudu ugiye kujyamo cyangwa bavana aho ushatse hose mu gihugu, bagomba kuba necessary bari muri uwo muryango. Icyo navugaho ndashaka gushimangira ku byo mwari muvuze cyane mbere yuko nsubiza icyo kibazo. Hari ibintu wakwita non negotiables bitagibwaho impaka. Nta mpaka twagiraho, nk'ibintu byo kuvuga ngo abantu bagendana insengero mu mufuka. Ni ukuvuga ngo no munsi babaho aragenda akandikisha itorero rye, akagenda agakodesha, ugasanga nk'inyubako imwe bayikodesheje ari 5, aho agiye ikibazo arafunze, utuntu twagiye ahandi kandi aho hose agiye hasize ibibazo. Ibyo bintu ntabwo binegotiable, ntabwo tuzavuga ngo ntabwo tuzihanganira kubona ngo umuntu afite akabari hano hejuru yashyizeho urusengero, kwa gatanu azaba ari akabari, kwa gatandatu bebero byabaye urusengero. Izo zigendanwa mu mufuka ntabwo zizihanganirwa. N'abandi bavuga ngo ngewe ubwanjye urusengero rwanjye ntabwo rushaho kuzuza ibisabwa, ariko nzajya nkodesha inyubako y'urundi rusengero yujuje ibisabwa. Mwese muzakwa ubuzima gatozi. Ibyo byo ni biri non negotiable. Hakaba n'ikindi twagiye tubona cyane, hari abantu bakorera izo nsengero babita abahereza abadiyakoni n'abagira, ugasanga aba bantu yego ntibibuza ko umuntu ashobora kuvuga ati ngiye guha amasaha 3 ku cyumweru, ngiye kuya eglise yanjye ngiye mbakorera nk'umuvolontaire, ariko ugasanga bafite abantu bakora mu byo wavuga ko ari full time, kuva mu gitondo kugera nimugoroba barahakora. Kumuhemba umuhembye nk'ari faveur cyangwa ntumuhembye uko ari gukora akazi k'Imana, ariko byitwa gukora umurimo w'Imana. Nta muntu ugutangiye aya pension, nta gutangiye mutuelle, nta assurance ufite, uri umukozi uri aho ngaho, uri umucaka n'ubucaka. Leta ntigira abakorerabushake. Abakorerabushake nibyo navuze, abakorerabushake barahari, ariko hari ahantu ugera uri gukorera eglise bakakwita umukorerabushake, ariko usanga bari ku exploiting. Ntago wambwira ko umuntu ukora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, kuva mu gitondo kugera nimugoroba, nta mushahara umuhaye,
nta insurance muhaye, narwara biragenda gute, nagira ikibazo adashobora gukomeza akazi biragenda gute, nta hantu wamwishingikirije. Muri aya mabwiriza se haraho mwabivuze irimo cyane kuko dusaba ko abantu bazana icyemezo cya RSSB cyerekana ubwo n'abafite za korali ziririmba se nazo bazazishyura. none se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB ruherutse gusohora amabwiriza mashya agenga imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda. Aya mabwiriza rero akaba ategeka ko umuryango mushya ushingiye ku idini, umuryango mushya ukora ibijyanye n'imyemerere, igihe ugiye kwandikwa ugomba kwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda adasubizwa ya serivisi yo guhabwa ubuzima gatozi, kandi ugatanga urutonde rw'abantu 1000 bashyigikiye umuryango mu karere ugiye gukoreramo. Hamwe n'ibyo rero, umuyobozi mukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB Dr Doris Uwicyeza agatangaza ko mu bintu leta itazihanganira ari ukubona abantu bagendana insengero mu mifuka yabo, aho bageze bagakodesha amazu, nyuma y'iminsi mike bakimukira ahandi, kandi aho bavuye bakahasiga ibibazo ari uruhuri. Mu bihe byashize imiryango ishingiye ku myemerere yashinzwe ubwinshi, ndetse bamwe batangira gukodesha ibyumba by'inama no muri za hoteli zikomeye i Kigali, abandi bakodesha amazu hirya no hino. Ubugenzuzi bwakozwe mu mwaka wa 2024 harebwa niba amadini n'amatorero byarubahirije amategeko yashyizweho mu mwaka wa 2018, bwasize hafunzwe inzu zisengerwamo zirenga 9,800 harimo n'amatorero arenga 50 yambuwe ubuzima gatozi. Bivuze ko rero aya matorero atemerewe gukorera mu Rwanda. Amabwiriza mashya RGB yasohoye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 ategeka imiryango ishingiye ku myemerere kubanza kwerekana ibyangombwa by'inyubako yujuje ibisabwa mu gihe igiye kubaka muri ako gace, kandi iyo nyubako ikazajya ikorerwamo imihango y'idini n'ibikorwa byo gusenga gusa. Umuyobozi mukuru wa RGB rero Uwicyeza yabwiye RBA mu kiganiro baraye bagize nimugoroba ko kugira urusengero umuntu yimukana aho agiye hose bitazihanganirwa. Tukira hariko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko iri genzura ryakozwe mu mwaka wa 2025 turimo mu kwezi kwa kabiri Gashyantare mu Kinyarwanda, ryazize amadini n'amatorero 20 byambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Ni icyemezo cyatangajwe n'umuyobozi mukuru wa RGB ni Doris Uwicyeza mu kiganiro yagiranye na The New Times. Iri genzura ryakozwe na RGB hagati y'itariki 24 na 28 Gashyantare mwaka wa 2025 rikorerwa mu madini n'amatorero atandukanye akorera mu Rwanda. Uwicyeza avuga ko amadini n'amatorero yambuwe impushya zo gukorera mu Rwanda ari ayasabwe kugaragaza inyandiko zigaragaza kandi zigasobanura ibijyanye n'imitungo yayo, ariko ntibabyubahiriza. Ati amadini n'amatorero yambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda yasabwe gutanga inyandiko igaragaza imitungo yayo kugira ngo hagenzurwe ko byubahirije amategeko. Amwe mu madini n'amatorero ntabwo yubahirije ibijyanye n'ubu busabe. Yakomeje avuga ko amenshi muri aya madini n'amatorero yabonye imitungo nk'ubutaka n'inyubako binyuze mu gukusanya inkunga mu bakirisitu. Amadini n'amatorero ashobora kuba afite abayagurije. Turi gukurikirana ibijyanye n'imicungire y'imitungo kugira ngo turebe niba bidakorwa mu buryo bushobora kugira ingaruka kuri aba bafatanyabikorwa. Mwaka wa 2024 rero nibwo RGB yakoze igenzura mu nsengero zisaga 13,000 ziri mu Rwanda, nuko risiga nibura 59.3% by'izi nsengero zifunzwe kubera ko zitujuje ibisabwa. Dr Uwicyeza rero akavuga ko hagenda hakorwa igenzura rigamije kureba niba izi nsengero zarujuje ibyo zisabwa kugira ngo zizongere gukora.
Ati ku nsengero zafunzwe igenzura ryo kureba ko zujuje ibisabwa rirakomeje. Idini cyangwa itorero iryo ari ryo ryose risangwa ritujuje ibyo ryasabwe aho rikorera hazafungwa kugeza rikemuye ibibazo byagaragaye. Ati gufungurira amadini n'amatorero bikorwa mu buryo bwateguwe hagendewe ku mategeko n'amabwiriza ahari. Hari ibiganiro biri kuba hagati n'abayobozi bayo kugira ngo buzuze ibyo basabwa. Ese reka muwamuteganya ko abo banyamadini bemeranya kuri ibi bitekerezo byose cyangwa hari mwagera mukavuga muti okay nubwo tutabyemeranya ariko twe turareba inyungu z'abanyarwanda bose nubwo tutari leta ishingiye ku ibyo uvuze bya nyuma n'ibyo byo. Ese abantu turi gukorera aya mabwiriza twagomba no kwibaza abantu turi gukorera amabwiriza hari ikibazo cyari kiri mu yandi mabwiriza yari ahari? Igisubizo ni yego. Ni nayo mpamvu dushaka kugira ngo tuyaharmonize, sibyo? Muri aya mabwiriza kuba twaraganiriye yaba n'uyu mubare wavuze igihumbi imikono ntabwo ari imikono by the way ni abantu igihumbi mbese ariko bashyiraho indangamuntu zabo bakanasinya niko ingingo ivuga. Of course kuko niba bemeye ko abanyamuryango b'iryo torero cy'abakirisitu. Ariko ko ari abanyamuryango cyangwa bishobora no kuba ari n'abandi bashyigikiye ni ukuvuga iki? Nuvuga ngo Doris abo ngabo igihumbi byaba byose igihumbi nibo ntabwo ari bazabazana abanyaburaya, sibyo? Bazane abaganda ahubwo bagomba kuba ari abanyarwanda. Ubundi bazabakuraho abo bantu ni muri uwo mudugudu ugiye kujyamo cyangwa bavana aho ushatse hose mu gihugu bagomba kuba necessary bari muri uwo muryango. Icyo navugaho ndashaka gushimangira ku byo mwari muvuze cyane mbere yuko nsubiza icyo kibazo. Hari ibintu wakwita non negotiables bitagibwaho impaka. Nta mpaka twagiraho nk'ibintu byo kuvuga ngo abantu bagendana insengero mu mufuka. Ni ukuvuga ngo no munsi babaho aragenda akandikisha itorero rike akagenda agakodesha ugasanga nk'inyubako imwe bayikodesheje ari 5 ahagiye ikibazo arafunze utuntu twagiye ahandi kandi aho hose agiye hasize ibibazo. Ibyo bintu ntabwo binegotiable. Ntabwo tuzavuga ngo ntabwo tuzihanganira kubona ngo umuntu afite akabari hano hejuru yashyizeho urusengero kwa gatanu azaba ari akabari kwa gatanu tubebero byabaye urusengero. Izo zigendanwa mu mufuka ntabwo zizihanganirwa. N'abandi bavuga ngo ngewe ubwanjye urusengero rwanjye ntabwo rushaho kuziba ibisabwa ariko nzajya nkodesha inyubako y'urundi rusengero yujuje ibisabwa. Mwese muzakwa ubuzima gatozi. Ibyo byo ni biri non negotiable. Hakaba n'ikindi twagiye tubona cyane, hari abantu bakorera izo nsengero babita abahereza abadiyakoni n'abagira ugasanga aba bantu yego ntibibuza ko umuntu ashobora kuvuga ati ngiye guha amasaha 3 ku cyumweru ngiye kuya eglise yanjye ngiye mbakorera nk'umuvolontaire, ariko ugasanga bafite abantu bakora mu byo wavuga ko ari full time kuva mu gitondo kugera nimugoroba barahakora. Kumuhemba umuhembye nk'ari faveur cyangwa ntumuhembye uko ari gukora akazi k'Imana ariko byitwa gukora umurimo w'Imana. Nta muntu ugutangiye aya pension, nta gutangiye mutuelle, nta assurance ufite, uri umukozi uri aho ngaho uri umucaka n'ubucaka. Leta ntigira abakorera bushake. Abakorera bushake nibyo navuze, abakorera bushake barahari. Ariko hari ahantu ugera uri gukorera eglise bakakwita umukorera bushake ariko usanga bari ku exploiting. Ntago wambwira ko umuntu ukora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta mushahara umuhaye, nta insurance umuhaye, narwara biragenda gute, nagira ikibazo adashobora gukomeza akazi biragenda gute, nta hantu wamwishingikirije. Muri aya mabwiriza saraho mwabivuze irimo cyane kuko dusaba ko abantu bazana icyemezo cya RSSB cyerekana ubwo n'abafite za korali ziririmba se nazo bazazishyura. none se kaga abakorera bushake birirwa ku idini abana bakarwara bwaki, abo nibo dushaka. Ashobora kutarwara bwaki ariko oya none utarwaye bwaki, none se niba kwa benshi ubona birirwa ku nsengero sibyo, wabaza ngo umugore akana kaba hehe aba ku rusengero, nyuma yaho iminsi 2 ngo urugo rwasenyutse. Turashaka kubaka sosiyete nyarwanda
ingo z'abanyarwanda zikaba ingo zikomeye wenda zifite morale y'idini ariko nanone zifite gahunda yo kwiteza imbere. Nibyo arabivuze bya RSSB, abivuze nka mituweli. Umuntu wirirwa mu rusengero adafite mituweli, RSSB bari kwigirana n'umuntu mufanye amasezerano y'akazi. Oya no wowe turuva RSSB ukabifata nka ya indi yawe nk'umukozi wa leta. Turavuga muri RSSB harimo n'iyo mituweli de sante. Mituweli de sante uyibona gute? Uyibona ari uko wakoze. Ngewe idini mbamo twishyura n'abantu za mituweli. Urakoze cyane. N'ahandi uwo muco w'iwanyu uzakwire no mu yandi madini yose. Noneho nibura tumenye ngo uriya muntu uri gusenga hariya ntaragira ikibazo mu rusengero nkabura uko ajya kwivuza. Abenshi rero Kagabo turabafite bameze batyo, bagatanga imisanzu yabo bakivuga ngo abakorerabushake ni abadiyakoni ariko bakaba umutwaro hehe kuri leta.